Umugoroba mwiza nshuti bakunze mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport. Nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza, nizere ko mukenjoyinga intsinzi ya ekipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi. Nshuti bavandimwe, nshuti bakunzi ba Kigali Sport, tubazaniye transferi. Ni transferi iteye ubwoba, ni transferi irasa nkaho rwose igiye kuba yasoza ikipe ya Rayon Sport, niwe rwose iri buze kuba yasorezaho nyuma y'abasore rwose babiri bagiye batandukanye, niyo mugabo Claude ndetse na Ruboneka Jean Bosco. Nabo basore batatu ikipe ya Rayon Sport iri kuba yashaka. Uyu wa gatatu we niwe tugiye kuba twababwira. Nizere ko rwose niba uri mushyashya hano kuri Kigali Sport, ndagira ngo wikandire subscribe kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro byiza cyane nk'ibi ngibi gatanu kuri gatanu. Ariko ndagira ngo abenshi munywe mu rugero, abaserebura kabisa, ndabizi ibinyobwa murabinywa cyane, munywe mu rugero. Reka tube twatangira amakuru yacu. Nizere ko amakuru yacu ari buze kuba yabaryohera gatanu kuri gatanu. Ikipe ya Rayon Sport imaze iminsi ishaka umukinnyi, rwose imaze kuba yakina imikino igera kuri 5, ariko yabonye ko rwose nimero 10 kabisa imukenye Kameni Willy John Julian Dem Onseiga, umusore rwose wa ekipe ya Rayon Sport Junior Kameni ntago ahagije, niyo mpamvu yikojeje hariya muri KCCA kabisa. KCCA ihukura umusore bahita Lejo Moto kabisa. Ni umusore wavutse 2023 kabisa. Uyu musore uri kumva ko afite imyaka 22 yonyine, yakiniraga ikipe ya KCCA rwose kabisa. Ni umusore uvuga icyongereza, ni umusore ukomeye cyane, ni umusore uteye ubwoba. Ndagira ngo abareyo mwandike muri komenti mutubwira uburyo ki uyu musore mumwumva mu ikipe ya Rayon Sport. Ese muramwishimira? Ndetse mujye no kuri YouTube murebe highlight z'uyu musore Lejo Moto kabisa. Ndibuze kuba nabereka uburyo ki iri zina baryandika. Ni umusore uteye ubwoba, ni umusore wabaye Meilleur Debuteur hariya rwose mu gihugu cy'Ubugande. Afite ibitego 13 mu ikipe ya KCCA mu mikino y'ejo bundi cyangwa se y'umwaka washije kabisa. Nukumva ko rwose ari umukinnyi uteye ubwoba. Ikipe ya Rayon Sport iramutse ibonye uyu musore bitewe n'uburyo ki namubonye, ni umusore wafasha ekipe ya Rayon Sport ku rwego ruhambaye mu mikino nyafurika. Byibuze ekipe ya Rayon Sport ikaba ifite umusore ushobora kuba yasimbura Junior Kameni, udakereya uburyo bwinshi bw'ibitego, udakereya dangerous imbere y'izamu rya adversary. Ibonye uyu mukinnyi nimero rwose 10 nk'uyu moto kabisa, yaba ibonye umukinnyi mwiza. Junior Moto kabisa afite metero 1 santimetero 82 rwose, ibiro 79 kabisa. Uri kumva ko ari umusore uteye ubwoba. Aramutse aje mu ikipe ya Rayon Sport bazajya bamuhemba
ibihumbi 900 by'amanyarwanda mu myaka 2 nk'uko bigiye bitangazwa n'umuyobozi wa ekipe ya Rayon Sports 5-5. Ese uyu mukinnyi ari bwemere kuza mu ikipe ya Rayon Sports? Reka tubihanga amaso dutegereze uyu mukinnyi icyo ari buze kuba yasubiza Rayon.